Mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, reka tubaramutse tubabwira ngo Uwiteka abahire. Tugiye kwiga icigisho kitubwira ngo intandaro y'umwiryane mu miryango. Intandaro y'umwiryane mu miryango. Mu miryango byarahanuwe ko mu minsi iheruka y'imperuka nk'iyi ngiyi turimo, imiryango Satani azayigenderera akayitezamo umwiryane. Mu gitabo cya Luka 12 umurongo wa 52 haranditse ngo baravuze ngo kuko uhereye none hazabaho batanu mu nzu imwe badahuje, abatatu na babiri kandi na babiri na batatu badahuje. Umwana ntazahuza na se w'umwana ntibazahuza, umukobwa ntazahuza na nyina w'umukobwa nawe ntibazahuza, umukazana ntazahuza na nyirabukwe n'umukazana nawe ntibazahuza. Iri jambo ubu ni ubuhanuzi bubi ariko bugomba gusohora, kuko Imana ije imenya byose, ikamenya ibibi n'ibyiza bizabaho, ikabivuga bitari byaba. Byanasohora abantu basomye ijambo ry'Imana bakamenya ko Imana yabivuze bitari byaba, kuko byanditswe muri Luka ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ubu rero ni ubuhanuzi bugaragaza uko Satani azarwanya imiryango, maze abantu bakabana mu muryango ari babiri ntibahuze, ari babiri, ari na batatu ntibahuze, ari batanu ntibahuze, umwana na se ntibahuze, umukobwa na nyina ntibahuze, umukazana na nyirabukwe ntibahuze. Ndetse byanditswe no mu gitabo cya Mika igice cya 7. Reka tuhasome naho maze mwumve aya magambo. Mika ibice 7 umurongo wa 5. Ntimukiringire inshuti y'amagara, ndetse n'umugore wawe mupfumbatana ntukamubumburire umunwa ngo ugire icyo umubwira, kuko umuhungu akoza se isoni, umukobwa agahagurukira nyina, umukazana agahagurukira nyirabukwe. Abanzi b'umuntu ni abo mu rugo rwe. Iki ni ikibazo, kubona umuntu abanzi agize ari abo mu rugo rwe. Ni ikintu kibabaje, ariko iki ngiki niko gihanuwe, niko kizabaho cyane cyane muri iyi minsi y'imperuka. Satani ibyo wenda ntarabasomera wenda amwe mu marembo Satani anyuriramo ngo azane uwo mwiryane mu miryango. Reka nsome no muri kino gitabo gitoya dufite cyitwa ubuzima burunamiwe mu cyigisho kivuga iby'umuryango, paje 57. Baravuze ngo bimwe mu biteza amakimbirane mu muryango. Nubwo Satani yibasiye ibintu byose, mwene muntu abasha kuboneramo umunezero, iyo agezemo mu gusenya umuryango ashyiramo imbaraga zikubye 2, kuko azi yuko abashiye gutsemba umunezero, amahoro na gahunda mu muryango, abashize akadomo k'ahazaza heza ha mwene muntu. Satani ngo agambiriye kubuza umuntu umunezero, ngo afite byinshi anyuriramo ngo abuze umuntu umunezero, ngo ariko iyo ageze mu gusenya umuryango ngo hashyiramo imbaraga zikubye 2, kuko azi yuko iyo umuntu agiriye ibibazo mu muryango, akabura umunezero mu muryango, agahura n'ingorane mu muryango, ngo abashize akadomo k'ahazaza heza h'uwo muntu. Dore bimwe mu bimworohereza mu gusenya imiryango, ibyorohereza Satani. Icya mbere, aba bana bafite imiterere n'uburere bitandukanye bakananirwa kubihuza. Aba bana bafite imiterere n'uburere butandukanye bakananirwa kubihuza. Umunyagahunda akabana n'umunyakajagari, umunyesuku akabana n'umunyamwanda, umunyabuntu akabana n'umubagito, umunyabwira akabana n'usodoka, uworoheje akabana n'ukarishye, uwubaha akabana n'umunyagasuzuguro, ukunda Imana akabana n'udaha iby'Imana agaciro, uwiyumvisha akabana n'intumva,
umunyagitugu akabana n'umunyamahoro, indashima akabana n'ubanguka kunyurwa, ubaho mu buryo buhanitse akabana n'uwiyoroshya, umunywi w'inzoga n'itabi akabana n'utabinywa. Urumva ko mu by'ukuri Satani kugira ngo anasenye umuryango aja anabyiga mbere, abantu bari no gupanga ku bana, akabatera ubuhumyi bwo kurambagiza nabi, noneho ukabana n'umuntu icyerekezo ufite n'icyo afite ntibise, noneho ukananirwa no kwihanganira iyo miterere y'uwo muntu, ukananirwa uburyo bwo guhuza nawe. Satani aba yaranabyize kera rero, ndetse ngo akabihera mu ntango, ngo iyo abantu bagiye kurambagiza. Muri kino gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 5 ku rupapuro rw'114, Satani ngo abihera mbere. Buriya abantu ngo iyo bageze mu mwanya wo gushaka abo bazabana, Satani ngo aba ari hafi cyane ngo atume intango yabo iba mbi. Baranditse ngo akaga kugarije urubyiruko, 114 ibihamya, baranditse ngo umuzingo wa 5, Bwana afite kamere akoresha akagera ku nsinzi. Afite kamere Satani akoresha akagera ku nsinzi. Ni umuntu bandikaga bavuga imiterere ye. Uru rugero ni rumwe abasore bakwiye kwigiraho ku bijyanye no gushyingiranwa. Mu guhitamo uwo bazabana, umugore we yagendeye ku byiyumviro n'amarangamutima, aho gushingira ku bitekerezo bizima no gushyira mu gaciro. Ese gushingirwa kwabo kwakomotse ku rukundo nyakuri? Ashwida, kwakomotse ku byiyumviro no ku byifuzo birimo ubuhumyi kandi bitejejwe. Kubana kwabo nk'abashakanye ntikwari kujuje inshingano z'umuryango muzima. Igihe ukwezi kwa buki kwari kurangiye, batangiye kumenyerana. Ese urukundo rwabo rwarushijeho kugira imbaraga? Ese urukundo rwabo rwarushijeho kugira imbaraga? Ubwo ni ikibazo. Ni abantu umujakazi w'Imana yari ari kwibaza mu buzima. Baravuze ngo bari barashyingiranywe bagendeye ku marangamutima, barambagizanya bagendeye ku byiyumviro byabo, ngo maze igihe ukwezi kwa mbere kwa buki kwari kurangiye, batangiye kumenyerana. None barabaje ikibazo ngo mbese urukundo rwabo rwashijeho kugira imbaraga, ubucuti bwabo bwakomeje kwaguka, n'ubuzima bwabo burushaho kuba bumwe mu njyana iboneye? Siko byagenze, ahubwo byabaye bihabanye nabyo rwose. Inenge z'imico yabo zatangiye kugaragarira cyane mu byo bakora, maze aho kugira ngo gushingirwa kwabo kubabera umunezero, kwababereye isoko y'ibibazo bidasiba kwiyongera. Abantu benshi nuko babayeho. Baravuze ngo uyu mugabo, ndetse ariyo ngingo tugiye kurebera hamwe ya mbere, aho Satani anyurira, ngo ni imico mibi. Imico mibi ishobora guturuka ku mugabo, ishobora guturuka ku mugore, ishobora guturuka ku mwana. Icyaha cyaturuka umwe muri we cyamuturukamo kikavurunga umuryango. Kuba abantu batarihannye, kuba abantu batarabyawe ubwa kabiri, kuba abantu batarahindutse ngo bakire ubutumwa bwiza bubeze bubahindure, za kamere umuntu yavukanye agakomeza akazigira, akagira inenge mu mico. Iyo mico mibi yaba intandaro Satani anyuriramo akavurunga umuryango, akawubuza amahoro. Ndaza kubisoma mu nyandiko zitandukanye. Uyu mugabo umva uko yari ameze. Umugabo we afite imico mibi cyane. Hatabayeho guhindurwa n'ubuntu bw'Imana, ntiyabasha kubana n'umugore uwo ari we wese. Ni umugabo ngo wari ufite imico mibi cyane, ku buryo atari ubuntu bw'Imana bumuhinduye, ngo nta mugore n'umwe uwo ari we wese babana. Ni umuntu utegekwa n'inariye, wirunduriye mu byo kwinezeza, ukunda ubuzima bworoshye n'ubunebwe, ku buryo akeneye ubwe gushyirwa kuri gahunda y'ubuzima no gukosorwa, kuruta uko yahabwa inshingano yo gushyira umugore n'abana kuri gahunda no kubahindura. Nuvuga ngo mbere aho kugira ngo abe umuntu wo kuyobora abandi ngo abahindure, abashyire ku murongo muzima, nawe ubwe agomba kubanza yahinduka, akaba umuntu nawe ushoboye kwiyobora. None ngo abantu benshi bitewe n'uko batigeze bahinduka, bafite imico mibi. Baravuze ngo ibitekerezo by'uyu mugabo byaramanutse bigera ku rwego rwo hasi cyane. Yakomeje gukuza ubupfapfa bugayitse cyane bw'imico ye, kugeza ubwo namweretswe nk'ufite bike cyane mu mico ye byatuma arokoka ntarimbuke.
ibyiringiro bisigaye ni bimwe gusa, ni uko yakwimenya ubwe maze akababazwa n'uko ari. Buriya mu by'ukuri hari imiryango myinshi ibujijwe amahoro no kutihana k'umwe mu bagize umuryango, ntahinduke. Ibyiyumviro bisigaye ni bimwe gusa, ni ukwimenya ahubwe maze akababazwa n'uko ari, akizinukwa maze agashakisha umutima mushya, akabyaga ubwa kabiri, agahinduka umuntu mushya muri Kristo Yesu. Nibiba bityo nibwo yazahinduka umuntu ufite ubwenge n'umurava byuzuye. Akeneye cyane kugira umurava no kuba umukozi w'umunyamwete. Uko ameze ubu ni igitutsi ku Mana, kuko yabaye urukuruzi rw'ibishuko, amagambo yakakaye, ibikangisho bye, kuba intagondwa, kutagira ikinyabupfura, bituma bumuvumo kuri we ubwe no kubamukikije. Iyi ni imico mibi. Uyu muntu ngo uko ameze ni igitutsi ku Mana, kuko yabaye urukuruzi rw'ibishuko, amagambo yakakaye, ibikangisho bye, kuba intagondwa, kutagira ikinyabupfura, bituma bumuvumo kuri we ubwe no kubamukikije. Uko yitwara kuri nyirabukwe biteye isoni, nta kinyabupfura agira, nta no kwiyubaha agira. Niyo mpamvu umugabo n'umugore mu buzima bwabo bwose bagomba kwiga kwirinda ikintu cyose cyazana impaka n'amacakubiri, ahubwo bagasigasira ikintu cyose cyatuma amasezerano yo gushingirwa kwabo bagiranye agumaho, agakomeza kubahirizwa. Hepfo aravuga ngo gushingirwa nk'uku gutejejwe kuragenda kwiyongera mu bakomeza isabato. Gushingirwa nk'uku kubi kutejejwe, abantu bakabana batarigeze bihana, ubutumwa bwiza cya gitubura gihindura imitima kitari kigeze kiba mu mutima, ngo bitumye iyo miryango ikomeza gushingwa ikaba ikibazo kiremereye. Imana yifuza ko abana bayo bamererwa neza, kandi babaye bemeye kwigishwa nayo, ishobora kubarinda imibabaro ya buri munsi ikomoka muri uko gushingirwa kubabaje. Gushingiranwa kwinshi nta kindi bibyara atari umubabaro. Nyamara imitima myinshi y'abasore yirukira muri iyo nzira, kuko Satani ariyo abayoboramo. Abizeza ko gushingirwa ariko kuzabageza ku munezero nyakuri, kandi badafite ubushobozi bwo kwitegeka no kubeshaho imiryango yabo. Umusore wese cyangwa umukobwa utiteguye kwakira imiterere ya mugenzi we no kwirinda amakimbirane aterwa n'uko batarimwe kimwe, agomba kuba aretse gushingirwa. Umusore cyangwa umukobwa utiteguye kwakira imiterere ya mugenzi we no kwirinda amakimbirane akomoka kuba batararimwe kimwe. Burya ngo no kuba batarimwe kimwe, umwe hari uko ateye, umwe hari indimana afite, umwe hari ibyo ashoboye, umwe hari uko Imana yamuhaye ibyo ashoboye, undi ikamuha ibindi. Utiteguye kwakira iyo miterere rero, ngo ube ushoboye kumenya ukabimenya ijambo ry'Imana rikakwereka ko imiterere yawe ugomba kurwana nayo wowe ubwawe ukayobora mu nzira nziza, ukihanganira mugenzi wawe, icyo kitarashoboka ntabwo abantu bashobora kubana neza. Nasomye undi muntu nawe kuri iyi ngingo ya mbere nkiriho ivuga ibyerekeranye n'imico mibi Satani ayinyuriramo. Nasomye undi mugabo muri iki gitabo cy'ibihamya n'ubundi umuzingo wa 4 132. Ni umudamu wari uri kwandikirwa cyangwa se umugore wari ufite umugabo ufite imico mibi, maze iyo mico mibi kuko icyaha yanduza na wa mugore, maze mu rugo rusigara bose barabaye babi. Umugabo wawe ni umunyamujinya. Ni ibihamya umuzingo wa 4 132. Umugabo wawe ni umunyamujinya, ni umugabo uhutiraho, ntagira impuhwe, kandi agahorana ubukonje, ntanezezwa no kubana n'abana, yabahozaga ku nkeke yo kubahana, kandi akabasaba ibitari ngombwa. Yarangwaga na kamere idasanzwe, agahora yitegereza ibimunezeza gusa, agakoresha umutungo we mu byamuhesha icubahiro cy'abamukikije. Ubunebwe no guhishira ingeso ze, ndetse no kugaragariza urukundo n'urugwiro rwe n'urugwiro, wowe n'abana bawe byagabanyije urukundo mwamukundaga hakiri kare. Ubuzima bwawe bwari bwuzuyemo ibigeragezo n'imitwaro byihariye kandi bikomeye mu gihe we atarakwitayeho. Uyu ni umugore wari ufite umugabo w'umunebwe, umugabo w'umunyamujinya, umugabo ukarishye, umugabo ubwira abana nabi, maze ngo bituma urukundo n'umugore yamukundaga ngo rugenda rukonja. Ibi bintu byakugizeho ingaruka n'abana bawe.
ariko ku buryo bwihariye byagize ingaruka ku mibereho yawe. Watangiye kugaragaza umwuka wo kwirwanaho wowe ubwawe. Umaze kubona ko ntacyo uteze ku mugabo wawe, wahisemo icyo wabonaga cy'ingenzi, ntiwongera kumubonamo ko ari uw'agaciro. Kubwo kubura ishimwe ry'ibyo wakoraga, wahisemo gukora ibintu nk'uko ubitekereza, utitaye ku wakugaya cyangwa uwagushima. Kumva ko wahemukiwe n'umugabo wawe byatumye umurakarira, maze hagira ugucyaha ashaka no kumenya ibyakubayeho ukamwiyama nabi. Ariko igihe wari umaze kubona amakosa y'umugabo wawe, wananiwe no gusobanukirwa n'amakosa yawe ubwawe. Wahugiye mu guhora umutaranga mu bandi, ubabwira amafuti ye, bityo wahisemo gukunda ibiganiro bibi, ugahoza ibiguca intege n'ibigaragaza imbere yawe. Buriya reka mbabwire abantu b'Imana, iyo ufite ingorane mu muryango nk'izi ngizi, ukagira umugabo mutavuga rumwe, ukamubwira umugabo ukubera ikigaragazo, nawe ukabirinda ukabihoza mu bwenge, akaba aricyo kiganiro ugira, ukakiganiriza n'abandi, ibyo biba byagucanganyikishije wa mwiryane mu muryango wabonye akarembo winjiriramo. Baravuze ngo waguye mu ngeso mbi yo kwirukururira ibiguhoza mu mabaro n'agahinda, kandi rimwe na rimwe ukanabikabyamo igihe waba ubiganiriza n'abandi. Uramutse ukuye amaso ku bikubabaza, umva aha naho ni inama, ibyo bikubabaza ubikuyeho amaso ukayerekeza ku muryango wawe, wagira umunezero kandi wabona uburyo bwo gukora ibyiza. Kuba abana bawe batarigeze bagira inama zikomoka kuri se ubabyara, biguhesha inshingano ikomeye yo kubitaho. Inshingano yawe ikomeye iri mu rugo rwawe no mu muryango wawe. Aha niho ukeneye gukorera inshingano y'ivugabutumwa. Iyi nshingano ntabwo igomba gusimbuzwa iyindi. Iyi nshingano nta wundi wayishyiraho, ni umurimo w'ubuzima Imana yagushinze. Rero bavandimwe, imico mibi yo kutihana, yo kudahinduka, ije itera amakimbirane mu muryango. Umugabo w'umunyabukana, umugabo uvuga nabi, umugabo utongana, ndetse no muri kino gitabo cy'urugo rwa Gikristo, wenda mpasome 296, naho bavuzemo icyo imico mibi itwara umuryango rusange. Haranditse ngo gukariha gukariha ntibitera kumvirwa. Ntihakagire n'umwe wibwira ko gukariha no gusharira bikenewe kugira ngo yubahwe. Nabonye ingo ziyobowe neza zitarangwagamo no kubwirana no kurebana nabi. Mwumve, nabonye ingo ziyobowe neza zitarangwagamo no kubwirana no kurebana nabi. Nagiye mu yindi miryango aho amategeko yose yatangwaga mu ijwi rya gitegetsi, kandi urutoto ruhoraho n'ibihano bishaririye ari byo byayoboraga kenshi. Ubwo ni ingo z'uburyo bubiri. Urugo rumwe cyangwa se umuryango umwe ngo zari ziyobowe neza, zitarangwamo no kubwirana nabi no kurebana nabi. Nagiye mu yindi miryango aho amategeko yose yatangagwa mu ijwi rya gitegetsi, kandi urutoto ruhoraho n'ibihano bishaririye ari byo byayoboraga kenshi. Mu muryango wa mbere abana biganaga ababyeyi babo, kandi byari ingume ko bavugana hagati yabo bafite gukariha. Muri wa muryango uyobowe neza, abana babwiraga neza, bavuganaga neza. Mu muryango wa kabiri, urugero rw'ababyeyi rwakurikizwaga neza n'abana. Amagambo akomeretsa ashaririye, kunengana n'intonganya byahumvikanaga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Buriya reka mbabwire, umuntu Satani n'umugome aje yibwira ngo kuvana ikibi mu muryango ni ukukivanishaho intwaro za Satani. N'ubundi ugatongana, ukavuga ukarishye, ukavuga utongana, ukibwira ko ubwo ibyo biri buvaneho bya bindi bibi. Ariko ngo iyo uri kuvanaho ibi ukoresheje intwaro z'ibibi, ngo uri kubyanduza benshi, kuko ngo uriya muryango nuko wari umeze. Nasomye undi muntu wari ufite imico mibi, ngo ni umugabo navuga ko utaragiraga amaso areba, yari afite umugore w'umunyantege nke mu buzima bw'umubiri, maze aramuhagika, amuhigakisha kutamuhahira ibyo kurya ashoboye. Wakaje arya ibyo kurya ngo bitewe n'uko igifi cye cyari kizima gishoboye byose, agahaha ibyo ari bushobore, ibyo umugore adashoboye ntabyiteho, maze bigira ingaruka kuri uwo muryango. Ni 197 ibihamya umuzingo wa kabiri.
uri mu kaga ko guhinduka umuntu ukabya. Umubiri wawe washoboraga guhindura ibiryo bikocamye kandi bikenye bikava nk'amaraso meza. Ingingo zawe zikora amaraso zimeze neza. Nyamara umugore wawe akeneye igaburo rirushijeho kuba indobanure. Nureka akarya ibiryo nk'ibyawe, umubiri nk'ibyawe. Mwumve, uyu mugabo ngo yari afite ingingo zikora amaraso nzima, ku buryo arya n'ibikocamye ngo bigahindukamwo amaraso mu buryo butagoye wa mubiri. Ngo ariko umugore we akenye igaburo rishijeho kuba indobanure. We nuvuga ngo ntabwo yapfa kurya ibibonetse byose. Nureka akarya ibiryo nk'ibyawe, umubiri wawe washoboraga kuvanamwo amaraso meza, umubiri we ntuzashobora kubyakira. Ntabwo afite ubuzima kandi akeneye ibyo kurya bigwiriyemo ibitunga umubiri kandi bikawuha imbaraga. Yari akwiye kubona imbuto zihagije kandi ntazirikirwe ku bintu bimwe uko iminsi ije indi igataha. Afite ubuzima buke, ararwaye, kandi ibyo umubiri we ukeneye bitandukanye cyane n'ibyo umuntu ufite ubuzima bwiza akeneye. Urumva, iyo umuntu afite umwuka w'Imana n'ibi ngibi amaso ajya bireba. Ariko iyo abantu bafite ya mico mibi, nibi bashobora kubipfa bikazana intandaro mu muryango bitewe nuko umwe ibyo ashoboye undi atari ibyo ashoboye. Noneho ntanabirebe, maze umwe akaba yarwara, akaba yazaharira, bikazana umwiryane, kuko nta n'urukundo ruba ruhari muri uwo muryango. Kubona umwe ariye akabishobora, undi yarya ntabishobora, undi ntibigire icyo bimukoraho, icyo nacyo aba ari ikibazo mu muryango. Ikindi cya kabiri nihute gishobora guteza amakimbirane ni ukudahuza mu byerekeranye n'umutungo. Buriya amafaranga cyangwa se ubutunzi ni bwiza kuko buradufasha bukadukenura amakene menshi. Ariko mu gitabo kimwe cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, ngo amafaranga iyo abonetse atapangiwe neza, ngo aje abirembo ryo gusenya imiryango mu muryango. Buriya mu by'ukuri umugabo n'umugore basabwa kubana, bakaja inama, bagahuza muri byose, n'umutungo babonye, umutungo bungutse, umutungo bafite bakawusangira kimwe. Ariko hari igihe kuri iyi ngingo y'umutungo Satani ashobora kunyurira mu bunebwe bw'abagize umuryango, bagapfa kwa kundi bavugamo n'abasangira ubusa bitana ibisambo. Noneho no kubura icyo utungisha abawe kandi warababyaye, kandi atari ibindi bihombo wanagize bitewe n'ubunebwe, bitewe no kudakora, Satani yakinyuriramo. Kuko mu gitabo kimwe niho nasomye ngo abana baje bishimira kubona se afite ibyo ashoboye, afite ibyo akora, afite ibyo yigejejeho. Icyo nacyo kiramufasha. Ariko iyo ari umunebwe, reka wenda nsome gatoya muri iki gitabo cy'urugo rwa Gikristo, paje 360 mu cyigisho kivuga iby'umutungo mu muryango. Ndagerageza gusomamo bikeya, maze 360 reka nsomemo bikeya. Amafaranga ashobora kuba umugisha cyangwa akaba n'umuvumo. Amafaranga si umuvumo gusa, ahubwo afite n'agaciro kenshi, kuko aramutse akoreshejwe neza ashobora gufasha mu gukiza imitima kandi akadufasha mu kubera umugisha abakene turusha kuramuka. Ariko iyo akoreshejwe nta makenga n'ubwenge, ahinduka umutego kuri nyirayo. Uyakoresha mu guhaza ibyifuzo by'ubwibone bwe, abikomoramo umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Amafaranga ni isuzuma rihoraho ry'urukundo rwacu. Nuko uyakoresha mu guhaza ibyifuzo by'ubwibone, bwa mbere hari igihe ushobora kutayabona, kuko hano kuri iyi paje 360 baravuze ngo ubwigenge bushimwa. Hari ubwigenge, kuba wigenga ariko bishimwa. Ni ibihe? Hari ubwoko bw'ubwigenge bushimwa, nta gisa no kwitunga ukarya ntawe ubanje gutegera ikiganza. Mumve bavandimwe mudukurikiye, bagabo, bagore, bagize umuryango munkurikiye, nta gisa no kwitunga ukarya ntawe ubanje gutegera ikiganza. Kwifuza kwigira wowe ubwawe ni icyifuzo cyiza kandi cy'agaciro. Ni ngombwa kwimenyereza akamenyero ko gukora no kuzigama. Bavandimwe mubyumve, ni ngombwa gukora, ni ngombwa kuzigama, ni ngombwa gushaka amafaranga. Ndetse mu gitabo kimwe niho nasomye ngo nushaka
uzarara ukora ijoro ryose, we kubona n'isaha n'imwe yo gusinzira, aho kugira ngo umuryango wawe babure umutsima bawukubaze ntawe ufite. Kuko umugabo ngo ni urwishingikirizo rw'umuryango. Rero iyo umuntu adakora akaba umunebwe kandi akubaka urugo akashaka umuryango kandi adakora, nta mwete wo gukora, bigira ingaruka mu makimbirane agize umuryango. Ko benshi bajya banashakana bataziranye, noneho umwe agashaka kwicara undi agakora, umwe akagira ibyo yinjiza undi akaberaho, noneho bikaba intandaro y'amakimbirane mu miryango. Hirya reka nsome hirya, noneho baravuze ngo nanone hari n'abakora bakanabyinjiza koko mu by'ukuri bakanayabona menshi, ariko bakayanywera inzoga, bakayajyana mu busambanyi, bakayahonga abamaraya, mu by'ukuri bakinezeza. Abagore ntibamenye kwirinda ibigezweho, bagasaba ibiruta iby'umuryango wabo winjiza, akabuza umugabo we amahoro, amusaba ibyo kurimbisha imibiri, ibyo kwambara birenze ibyinjira mu muryango, ngo ugasanga bitesheje umugabo umutwe, bimutuye mu madeni, abana bakaba abatesi, bagakenera kumera nka ba runaka, kumera nk'abaturanyi. Kandi reka mbabwire, ntabwo Imana yigeze ipanga ko abantu bazareshya. Iyo ukorera kugira ngo batagusumba, ureshye n'abandi, wambare nka runaka, ugendere ku bya runaka, ibyo byose biba intandaro ituma mu miryango amahoro abura. Reka nsome hano hirya baravuze ngo ntuzi gukoresha umutungo wawe mu buryo bw'ubwenge. 361. Ntuzi gukoresha umutungo wawe mu buryo bw'ubwenge kandi ntiwize uko wabaho bihwanye n'ubushobozi bwawe. Buriya birakwiye ko wiga ukureshya, ukanabaho bireshya n'ukureshya. Ntukenere kurya nk'umuryango wa runaka kandi mutareshya kimwe. Ntuzi gukoresha umutungo wawe mu buryo bw'ubwenge kandi ntiwize uko wabaho bihwanye n'ubushobozi bwawe. Wifuza ubudatuza kubona amafaranga kugira ngo uyakoreshe wisanzuye no mu byo wifuza. Nyamara inyigisho zawe n'icyitegererezo cyawe kuri iyi ngingo byabaye umuvumo ku bana bawe. Baha agaciro k'amahame, bibagirwa Imana buhoro buhoro, ntibatinye kuyibabaza kandi bakanga ubakomye mu nkokora. Uko baronka amafaranga menshi mu buryo bworoshye, niko bananirwa no gushima. Mugomba kwita ku byo musohora kugira ngo bitarenga ibyo mwinjiza. Mumve muryango, mugomba kwita ku byo musohora bitarenga ibyo mwinjiza. Burya iyo agasoko kajyana amafaranga kabaye kanini kuruta kayinjiza, bigera igihe n'abantu bakayapfa. Niyo mpamvu abantu bagomba kujya biga uko bareshya, bakambara uko bareshya, bakubaka inzu uko bareshya, bakagura ibikoresho byo mu nzu bingana n'uko bareshya, bakambara uko bareshya. Iyo bitabaye bityo ngo abantu bagashaka gukorera gusumbanwa, gukorera kwinezeza, biba intandaro mu muryango. Mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima niho nasomye ngo ibigezweho, ngo Satani ni umuhimbyi w'imidodere y'imyambaro iriho muri iki gihe. Ngo uyu mwenda utakigezweho, ngo baravuga ngo wataye igihe, ngo wavuye kuri mode, ngo bakavuga ko umugore wiyubashye ngo atawambara, ngo n'abana ngo bakumva batawambara, ngo bakajya guhangayikisha ise bamwaka ibirenze ibyo afite, ngo ugasanga aguye mu madeni, aguye mu kunyereza umutungo wa rubanda, akaba bihemu, ngo bitewe no gukenera kugendana n'ibigezweho. Baravuze ngo mugomba kwita ku byo mushoboye, kwita ku byo musohora bikangana n'ibyo mwinjiza, mugabanya amakene yanyu. Birababaje cyane ko umugore wawe asa nawe cyane kuri iyi ngingo yo gusesagura, ku buryo adashobora gufasha kugenzura uko amafaranga akoreshwa mu tuntu duto duto kugira ngo bikurinde kwaya. Mu muryango wawe ntimuzatuza gukoresha amafaranga adakenewe. Umugore wawe yishimira kubona abana be bambaye imyenda ihenze cyane ugereranije n'ubushobozi bwanyu, kandi muri ubwo buryo mumenyereza abana banyu gukunda no kugira akamenyero ko kwibona no kwirata. Yaba mwigaga kuzigama, yaba mwasobanukirwaga kose kihishe mu kwaya n'ingaruka zibageraho mwebwe ubwanyu no ku bana banyu no ku murimo w'Imana, mwakagize inararibonye y'ingenzi mu kurema imico yanyu ya gikristo. Ariko nimutabigeraho, abana banyu bazagaragara ahubwo butandame mu mibereho yabo. Rero bavandimwe, iyo abantu batamenya uko bareshya,
icyo kiba ikibazo gikomeye abantu bakagipfa. Reka ikimbe nkivuyeho kugira ngo nihute nze kugera ku yindi ngingo. Iyi ngindi ngingo ni ukutamenya aho imbibi zabo hanze zigarukira. Ni ukuvuga ngo umuryango ni umugabo n'umugore bagira umugisha bakaba bafite n'abana. Rero abavandimwe, inshuti bagomba kugira imbibi mu muryango bakamenya aho bagarukira. Ntabwo bivuze ko batagomba gushaka inshuti, ntibivuze ko batagomba kwita ku bavandimwe, ariko Bibiliya n'ibyanditswe byera, ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bitwereka ko mu muryango abantu bagomba kumenya imbibi z'aho abo hanze bagarukira, baba abavandimwe, baba inshuti, baba n'abandi bantu bafitanye isano n'uwo muryango. Imigani 18:24, reka tuhasome maze mwumve uyu murongo uko Salomo yabivuze. 18:24 haranditse ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko haba inshuti iramba ku muntu ikamurutira umuvandimwe. Inshuti nyinshi zisenya urugo. Kuri iyi ngingo reka ngerageze kugira ibyo nsoma mu bitabo. Buriya bavandimwe, mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo 169, hari igihe Satani ashaka kwiyambaza inshuti, akanyurira mu nshuti, mu bavandimwe, bakinjira mu mabanga y'ubuzima bw'umuryango bwite. Ibi nabyo urebye imiryango myinshi, iyo ugiye kumva imanza bafite, ukareba ibibazo bafite, uje usanga bifite amarembo n'imizi ku bo hanze bandi, ku mabwire, ku miryango yabo, ku nama zibasenyera ziturutse hirya hanze y'umuryango wabo. Iyo abantu bubatse urugo nta bwenge bafite bwo kumenya kujera ngo bamenye ukuntu urugo rwabo bazarukingira, mu by'ukuri Satani anyurira mu babagirira ishyari, mu bashaka kubatandukanya, mu bashaka kubacamo ibice, maze akaba yanyurira no mu miryango yabo bwite. Baranditse muri kino gitabo ngo 169 urugo rwa Gikristo, ahazengurutse buri muryango wose hari uruziga rwera rugomba kurindwa. Bivuga ngo mu muryango ni uruziga rwera rugomba kurindwa, nta numwe wemerewe kurwinjiramo. Umugabo n'umugore bagomba kwegurirana ubuzima bwabo. Umugabo nta banga na rimwe akwiye guhisha umugabo we, umugore nta banga na rimwe akwiye guhisha umugabo we maze ngo arihishurire abandi. N'umugabo nawe nta banga akwiye kugira ngo arihishe umugore we maze ngo arihishurire abandi. Umutima w'umugore ugomba kuba igituro ahambamo amafuti y'umugabo we, kandi nanone umutima w'umugabo ugomba kuba imva ahambamo amafuti y'umugore we. Nta numwe mu bashingiranywe ukwiye kwinezeza atitaye ku byiyumviro bya mugenzi we. Ntibikabeho ko umugabo n'umugore mu buryo bwo aribwo bwose ko baburanira imbere y'abandi, kuko haba ubwo ibyo bafata nk'ibikino bishobora gutera amakimbirane mu bashakanye, yemwe no ku bandi bantu. Neretswe ko ingabo yera igomba kurinda buri muryango wose. Ni bibi ndetse ni bibi cyane ko amafuti ya mugenzi wawe, burya umugabo n'umugore ngo ni umubiri umwe, niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo urugingo rwawe nta wakwishimira kurukoza isoni. Ariko ibi Satani kubera ko abizi, ajya atandukanya, ukumva wasubira mu bibi by'uwo mwashakanye ugambiriye kugira ngo nibura umwandagaze, umukoze isoni, umumwazi. Ariko reka mbabwire ko umugore wawe asebye nawe ubusebye, umugore wawe yandagaye nawe wandagaye. Ibibi bye ni nk'ubwambure bwawe, muri umubiri umwe. Baravuze ngo uruziga rw'umuryango rugomba gufatwa nk'ahantu hera, ikimenyetso cy'ijuru. Indorerwamo twireberamo ubwacu, dushobora kugira inshuti n'abo dushikirana cyane, ariko ntibagomba kwinjira mu buzima bw'umuryango. Tugomba kugira inshuti, tukagira abadusura, tugashikirana, ariko muri bwa buzima bw'umuryango, kubaza uko mubanye, kubaza uko mwarariye, kubaza ko mwapfuye, nawe ukarondogora ukabivuga. Nta muntu wo hanze wemerewe kwinjira mu buzima bw'abagize umuryango. Buri wese agomba kwiyumvisha cyane ko iby'umuryango ari umwihariko kuri ba nyirabyo, bakoroherana, bakaruhurana kandi bakizerana. Iby'umuryango ni umwihariko kuri ba nyirabyo.
ni umwihariko, iby'umugabo n'umugore ni umwihariko kuri bene byo. Mwumve hepfo, abagize uruziga rw'umuryango bagomba gusenga cyane kugira ngo Imana yeze indimi zabo, amatwi yabo n'amaso yabo na buri rugingo rw'impagarike yabo yose kugira ngo rwezwe. Mbega Imana ikeneye ko amaso yezwa, amatwi akezwa, ururimi rukezwa, ijambo rivuye mu kanwa rikaba ari rizima, ijisho rikareba neza, ukurebye akakubonamo kumwishimiye. Rega kandi abantu bazi kureba, iyo uruhinyuye umuntu ukamureba mu jisho ahita abibona, iyo akubwiye udashaka ahita abibona. Rero bana b'Imana tujye twisengera, nugera mu rugo nurebana n'uwo mwashakanye, umugore nataha avuye ku kazi akarebana n'uwo bashakanye, mu maso aje abona kwishimira, kumwishimira, kumwakira, kumwumva, kumuruhura. Ariko baravuze ngo tujye dusengera ngo amatwi yezwe, wumve neza, we gusesereza icyo akubwiye ngo kigerekeze aho kitari. Amatwi nayezwe, amaso niyezwe, na buri rugingo rw'impagarike yose rwezwe. Niduhura n'ikibi ntabwo dukwiye gusitazwa nacyo. Niba hari n'ikibi cyabonetse ntikikagusitaze, uje umenya ko rega ntituri mu ijuru, turi mu isi, ntituri abamarayika, turi abantu. Niba nagize ikibi ntugasitazwe nacyo ngo nawe uhite wenda n'umunaniro uzanye, usanze hari bitagenze neza, usanze nta suku iri mu rugo, usanze hari akajagari, wihita urakara, wihita uvuga nabi, ntuzi icyabiteye. Baravuze ngo niduhura n'ikibi ntabwo dukwiye gusitazwa nacyo. Yesu yakoze ibishoboka byose kugira ngo imico ye ibe impumuro nziza izana ibyiza. Mbega ukuntu mu ruziga rw'umuryango ari abantu benshi basuzuguza Kristo kandi bakagaragaza nabi imico ye. Mbega ukuntu benshi muri bo birengagiza kugaragariza kwihangana, kwitanga imbabazi n'urukundo nyakuri. Benshi n'abafite ibyo bakunda n'ibyo badakunda, maze bikabaha urwaho rwo kugaragaza uruhande rubi barimo mu mwanya wo kugaragaza ubushake, imirimo n'imico nk'iya Kristo. Imibereho ya Yesu yuzuye ubugwaneza n'urukundo. Mbese tujya mbere kugira ngo dusingire imico ye y'ubumana. Dusabwa kwisuzuma tukareba uko duhagaze mu by'umwuka, mu mico yacu, ariko indorerwamo twireberamo neza ni mu miryango. Kandi mu by'ukuri uwashobora kuba umukristo mu muryango, agashimwa n'abagize umuryango, agakundwa nabo, bakamukundira ubukristo, bakamushimira ubukristo, uwo muntu aba atsinze ikizamini gikomeye. Kuko mu ruziga rw'umuryango niho tugomba kugaragariza ko turi abantu b'Imana. Kuko burya hano umuntu ajya yiyoberanya, ariko mu rugo iwawe ntiwashobora kwiyoberanya. Rero bana b'Imana turi kwigana amarembo Satani, uburyo intandaro y'umwiryane mu muryango. Rero kuri iyi ngingo y'inshuti n'abavandimwe binjira mu ruziga rw'amabanga y'umuryango, nayo ajaba intandaro yo gusenya imiryango. Kino gitabo 324 baravuze ngo nabonye ingo nyinshi aho umugabo atashoboraga kwifata kandi atiyubahaga nk'ibikwiriye umugabo waremwe ku ishusho y'Imana kandi ukwiye kuba umwigisha wa Kristo. Yirengagije kugaragariza urukundo, ubugwaneza n'urugwiro bikwiriye umugore we yari yarasezeranije imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika ko azamukunda, ko azamwubaha kandi akamuha icyubahiro mu kubaho kwe kose. Ahubwo umukobwa wari umukozi wo mu rugo yitayeho kuri iyi ngingo. Mwumve Satani muri twa turembo, aho umwe yinjira, aho Satani anyurira ku buryo umugabo ngo ananirwa kugaragariza urukundo uwo bashakanye. Noneho mwumve uko byagenze. Ahubwo umukozi wo mu rugo, umukobwa wari umukozi wo mu rugo yiyitayeho, atangira kurimbisha imisatsi ye mu buryo bureshya uwo mugabo, atangira kunezezwa nawe, amukunda urukundo rw'ubupfu, ntiyongera kwita ku mugore we no kumugaragariza urukundo nka mbere. Nta gushidikanya aha ni Satani wari uhayoboye. Nta gushidikanya icyo cyicaraho muri uwo muryango Satani niwe wari wamaze kwicara ku ntebe, maze amaso areba ubwiza bw'umugore n'akamaro umumariye, arapfa areba imisatsi myiza, inzobe nziza, ikimero cyiza cya wa mukobwa w'umukozi wo mu rugo. Mwubaha abakozi banyu, nibyo mubagaragariza ubugwaneza, mubaha agaciro, ariko ntimukarengere ingabano, ntimukarenge ingabano. Reka inyifato yanyu ye kugaragaramo icyatuma bibwira ko mukeneye kugirana umushyikirano wihariye nabo. Umukozi wawe nunamukunda ukanamuha agaciro, reka ye kurengera ngo bigaragaze ko anamenya ko
ahari ko mukeneye kugirana umushyikirano wihariye nabo, ngo bimwereke ko ukeneye kuganira nawe mwiherereye. Oya, yaravuze ngo uruziga rw'umuryango ntirugomba kuvogerwa. Mbega ukuntu ubuzima bw'abantu benshi bwashaririye bitewe no kuvogera uruziga rw'amabanga agomba kwiharirwa na buri muryango, rwagenewe kurinda kwera no kubonera kwawo. Umugore yiringiye undi muntu wa gatatu, amugira inshuti ye magara, amuhishurira amabanga yihariye y'urugo. Ni uburiganya bwa Satani bugambiriye gutandukanya imitima y'abashingiranywe. Uwagira ngo ibyo bihagarare, ingorane nyinshi zakwirindwa. Uwagira ngo ibyo bihagarare, mu by'ukuri baravuze ngo umugore yiringiye umuntu wa gatatu, amugira inshuti ye magara, amuhishurira amabanga yihariye y'urugo. Ni uburiganya bwa Satani bugambiriye gutandukanya imitima y'abashingiranywe. Uwagira ngo ibyo bihagarare, ingorane nyinshi zakwirindwa. Uwagira ngo ibyo hepfo ngo amafuti uzi kuri mugenzi wawe yabike mu mutima wawe, ibirusha byawe byose ubibwira Imana yonyine. Ishobora kuguha inama nziza kandi ikakubera umuhumuriza utagira impinduka. Igihe umugore abwira undi mugabo ingorane zo mu rugo rwe n'ibitagenda neza ku mugabo we, aba yishe amasezerano yo gushyingiranwa kwabo, aba atesheje agaciro umugabo we, kandi akaba ahiritse inkuta zirinda kwera kw'abashyingiranywe. Mbega inkuta zirinda kwera k'umuryango aba azihiritse, ku buryo noneho n'urwo rugo ruba rugiye gusigara rwubatse ku manegeka. Baravuze ngo akaba yugururiye cyane amarembo, kandi akaba araritse Satani kwinjira mu muryango we n'ibishuko bye bibi. Mbega Satani kugira ngo umurarike, mwumve babyeyi b'abagore, baravuze ngo umugore ubwira umugabo ingorane zo undi mugabo akamubwira ingorane zo mu rugo rwe n'ibitagenda neza ku mugabo we, ukatangira kugenda ubibwira undi mugabo, uwo mugore aba yishe amasezerano yo gushyingiranwa kwabo. Icyo ni kimwe. Aba atesheje agaciro umugabo we, icyo ni icya kabiri, kandi akaba ahiritse inkuta zirinda kwera kw'abashyingiranywe. Ni ibintu bitatu bibi bakoze. Icya kane, akaba yugururiye cyane amarembo, kandi akaba ararikiye Satani kwinjira mu muryango we n'ibishuko bye bibi byose. Ibyo nibyo na Satani, ibyo nibyo Satani yifuza. Igihe umugore asanze mwene data akamubarira inkuru z'ingorane n'ibimutera agahinda n'ibigaragazo bye, agomba kumugira inama ko niba ari ngombwa ko izo ngorane azibwira undi muntu, agomba guhitamo abagore yiringira akaba aribo azibwira, bityo ahazaba hirindwa igisa n'ikibi cyose cyazana igitutsi ku murimo w'Imana. Ubwo ahangaha igihe wenda byakunaniye, habwira ngo bibwire n'umugabo, wenda ngo umugore wiringiye niwe wenda byagira amahendahendero, ariko iki nacyo ntabwo kiba gikemuye ikibazo, ahubwo bavuze ngo ibirusha byawe byose bibwira Imana yonyine, ishobora kuguha inama nziza kandi ikakubera umuhumuriza utagira impinduka. Erega hari n'ibindi nabonaga nasomaga, wisubiyemo ukareba weho ibyo amafuti yo ku rwawe ruhande ukajya kuyakosora, bije biba byiza, kuko bishobora gutuma n'uwo mwashakanye nawe ashobora kumenya ayo mafuti mu buryo bworoshye. Kuko mu gitabo kimwe niho nasomye ngo umuntu niba yanaguhemukiye bakagukorera amafuti 20, ngo uzagerageze kureba ukuntu nubwo ryaba ari ikosa rimwe wamukoreye, ngo uzihane iryo rimwe, ngo bizatuma intandaro yo kwihana yandi 20 ye yari afite. Rimwe ryawe ntukarisuzugure ngo uvuge ngo ntacyo ritwaye, kuko naryo rishobora gutuma amakimbirane abaho. Reka nje hano gusoma noneho uko abantu babana neza bagasenyera Satani ngo atabona uko yinjira. Paje y'ijana muri kino gitabo cy'urugo rwa Gikristo hari paje nshaka kuhasoma. Ipaje y'ijana baravuze ngo nubwo umugabo n'umugore baba barashingiranywe babyitondeye kandi babyitayeho, bakene bafatanywa burundu mu gihe umwuga wo gushingirwa umaze gukorwa. Hepfo, iyo abashingiranywe bahuye n'imibereho iruhije no guhagarika umutima,
umunezero uturuka ku gushingirwa urashira. Umugabo n'umugore bigana ingeso kuko bitashobokaga kuzimenya umugabo mu mubano wabo wa mbere. Icyo nicyo gihe kuruta ibindi cyo kugaragazwa mu mibereho yabo. Umunezero n'akamaro k'imibereho yabo yo mu buzima bw'ahazaza bikomoka ku byo biyemeje ubwo ngubwo. Hepfo, urukundo rubasha kubonerana nk'isarabwayi, kandi kwera kwarwo kukaba kwiza cyane, nyamara rukaba rukiri ruke kuko rutari rwavugutirwa ngo rugeragezwe. Burya urukundo ngo ruja rugaragara ko ari rwinshi iyo ruciye mu bigeragezo. Nimugire Kristo wa mbere n'uwa nyuma muri byose. Nimuje muhora mumwitegereza, niho urukundo mumukunda ruzarushaho kugwira uko bukeye n'uko bwije. Burya ikizatuma umubano mwiza uboneka mu muryango nuko Yesu azaba ibuye rikomeza imfuruka muri uwo muryango. Burya Yesu, nari ndi gusoma mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, bari gusobanura ko ngo ikiboshwe kikabohwa n'urukundo rw'Imana, ngo ijuru rirusha isi kuboha ibinoze. Abahujwe n'ijuru, uwo murungu bahuje urakomera. Niyo mpamvu abantu iyo bahuriye mu iyobokamana ry'ukuri, bagahindurwa n'ijambo ry'Imana iringiri mubona, iri twiga abantu bakariha agaciro mu muryango, niryo rya mbere ryunga imitima, rigahana umugabo, rigahana umugore, buri wese rikamwereka inshingano ye, ijambo ry'Imana rikabahuza. Ariko kugerageza gushaka ngo abantu babe beza, ijambo ry'Imana batariha agaciro, mu by'ukuri iyobokamana iyo ribuze umwanya mu mitima y'abantu, nta bindi byiza bashobora kugeraho. Reka nihute, ndi hafi gusoza. Muri kano gatabo twasomaga kitwa Ubuzima burunamiwe, hari ingingo itubwira akamaro k'iyobokamana. Baranditse paje 71 ngo kuba udasenga by'ukuri kandi ukifuza kuyobora ubuzima bwawe n'ubw'abawe. Kubaho udasenga by'ukuri kandi ukifuza kuyobora ubuzima bwawe neza n'ubw'abawe ni nko gutwara ikinyabiziga kitagira amapine. Kubaho udasenga by'ukuri, buriya abantu benshi bakeneye ibyiza ariko inzira ibishaka batayizi, batanayinyuramo. Ukabaho ntusenge by'ukuri, ntushire imbaraga mu gusenga, ntushire imbaraga mu kwiga ijambo ry'Imana, ukaba umunyantege nke mu bya Bibiliya, ukanga kujya gusenga, kandi ugakenera ngo abawe babe beza, ubayobore neza, ngo ni nko gutwara ikinyabiziga kitagira amapine. Ku rundi ruhande, iyobokamana iramutse itabayeho, umutima w'umuntu ntiwashobora kugira imico myiza. Nasomaga mu gitabo cyitwa Kubana n'Imana buri munsi, ngo mu byerekeranye no guhindura imico, Bibiliya ngo ntigira mukeba. Nta kinyabupfura kindi wakomora ahandi, nta muryango wavukamo mwiza ngo uzaguhindura imico ka Bibiliya. Ku ruhande, iyobokamana iramutse itabayeho, umutima w'umuntu ntiwashobora kugira imico myiza. Kugerageza gutsindagira amahame y'imico mbonera mu mutima w'umuntu udafite iyobokamana ni nko kugerageza kurema umubiri muzima kandi utari mu mwuka. Kugira ngo umuntu abe mwiza, umugore abe mwiza, umugabo abe mwiza, umwana abe mwiza, iyobokamana riri ku ruhande, ngo ni nko kugira ngo umubiri utagira umwuka ube muzima. Ubwo se uwo umubiri utagira umwuka waba muzima gute? Aba ari intumbi. Ngo niko n'umuntu utagira iyobokamana muri we. Iyobokamana biruka, ntuyisome, ntuwitabira amateraniro, ntukunde kujya gusenga. Nukuri reka mbabwire bavandimwe, umuryango ushaka kugira ngo umubano wanyu uzarame, muzakunde Imana, muzakunde Bibiliya, muzayimukunda kujya mu materaniro, muzayimukunda gusenga muri hamwe. Ibyo nimubikora bizunga imitima yanyu, bishoboza umugabo n'umugore kubana neza. Ariko kugerageza gushaka kuba mwiza, ugashaka imico myiza, ugashaka umubano mwiza, iyobokamana idahari, ngo ni nko gufata umubiri w'intumbi utagira umwuka ngo uvuge ngo uwo mubiri ni muzima. Ibyo ntibibaho. Reka Imana idufashe, iduhe kwakira Yesu mu mutima, iduhe muri iki gitabo wenda ndangirize kuri iyi subi mu ntekerezo imico n'ubumuntu, umugabane wa mbere. Reka ndebe iyi paje maze nyisome nihutira gusoza. 156. Abagabo n'abagore bashobora kugera ku rugero Imana ibashakira baramutse basabye Kristo kubafasha.
ubuntu bwe buzakorera abamwiyegurira bamukunda kandi bamwiringira icyo ubwenge bwa kimuntu butabasha kubakorera. Icyo umuntu atabasha gukorera abandi, ubuntu bw'Imana buzabafasha bukibakorera. Urukundo rwe rushobora guhuriza imitima mu masezerano akomoka mu ijuru. Urukundo ntiruzaba urwo mu magambo yo kuryarya gusa, nk'uko ijuru rirusha isi kuboha ibinoze, niko ubushobozi bw'Imana burusha ubw'ibindi guhuriza hamwe imitima y'abantu. Ikiboshwe neza nk'icyo kirarama, kikihanganira ingorane n'ibigeragezo. Uko niko umutima ubohewe ku wundi, kuhambirijwe imirunga y'izahabu y'urukundo ruramba. Umurunga baravuze ngo ikiboshwe nk'icyo kiraramba, kikihanganira ingorane n'ibigeragezo. Iyo abantu bahujwe n'Imana, ingorane ntizabura ariko barihangana, ibitagenda neza ntibyabura ariko barihangana. Ngo ikiboshwe n'Imana kiraramba. Imana idushoboze kwakira Imana mu mitima yacu. Umuntu wese aharanire kwakira Yesu mu muryango, mu mutima we. Yesu naba mu mugabo na Yesu akaba mu mugore, ngo ntabwo bazananiranwa. Ariko kugerageza kubwira ngo nibabe beza batafite Imana, ngo niko gutwara ikinyabiziga kitagira amapine. Imana iturinde kubaho tutagira iyobokamana no kurisuzugura. Imana iturinde ibyasenya imiryango yacu. Ubwo Satani agambiriye gusenya imiryango no kubabaza abantu, reka dusabe Imana ngo iduhurize mu bumwe bwayo, iduhurize mu ijambo ryayo, tuzagira amaherezo meza mu izina ryayo.